bigusaba iki kugira ngo ufate umwanya wawe wicare utuje urebe filime runaka? Ibi nta kidasanzwe bigusaba usibye kuba ukunda filime gusa, usibye no kuba uzikunda, ikindi kandi ukaba ufite ibintu byinshi uzikundira nko kuruhura mu mutwe, kugufasha gutekereza neza, kugufasha kwiga ibintu bishya, kongera ubumenyi n'ibindi byinshi, n'akandi kamaro kenshi k'ibi bihangano bya filime. Warebye iyi? Quiero proponerte un negocio, un atraco singular, porque no vamos a robar el dinero de nadie. ¿Qué vamos a robar? Ureba iyi? John, cars don't fly! Cars don't fly! Ureba iyi? लोग रिश्तों में हदें पार करते हैं, मेरा एक ऐसा रिश्ता था। अरे लगता है बैकअप टीम आ गई, तुम रुको, हम आते हैं। विक्रम? यस। ndetse ureba n'iyi? Those are men, Jules. Ariko kuri uyu munsi ufite kuzareba n'iyi? Beyond the Genocide. Iyi ni filime mbarankuru, filime documentaire iri gukorwa n'abahanga mu kuyobora no kwandika filime. Aha twavuga mu bayobozi bayiyoboye nka Zion Sulaiman Matovu Mukasa, uyiyoboye nka director wanayigizemo uruhare mu kuyandika. Icyo nakubwira kuri iyi filime, uyu musore Zion Sulaiman Matovu Mukasa ntabwo ari wenyine kuri uyu mushinga, kuko ari kumwe n'umujyanama we Christopher Marley umufasha mu kazi ke, ndetse n'uyu musore Ali Lokoman bazafatanya kuri uyu mushinga, n'abandi bayobozi basanzwe bakora mu bihugu bya Uganda ndetse na Kenya. Beyond the Genocide, filime nziza cyane utagomba gucikwa. Beyond Genocide, iyi ni filime nziza cyane yinjira mu mateka y'u Rwanda, ikibanda kuri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mu mwaka w'1994. Ikindi kandi yibandaho ni impinduka zabaye. Muri iyi filime hazagaragazwa uburyo igihugu cyavuye hasi kikaba ikimenyetso cy'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge ku ruhando mpuzamahanga ku isi yose. Iyi filime iyobowe n'umusore Zion Sulaiman Matovu Mukasa uyoboye iyi filime, ndetse akaba n'uwayanditse, akaba ari umwanditsi wanditse iyi filime. Amaze gutunganya filime zigera kuri 11 harimo nk'iyi Dangerous Mom, Nailed. Akoreye nanone 2020 series, arongera akora no kuri iyi Injustice yerekanwe kuri Zacu TV, ndetse n'iyindi aherutse gukoraho igakundwa n'abatari bake yise Zamani. She sees people that are not there. Yagiye hanze mu mwaka w'2023. Zion Sulaiman Matovu Mukasa, uyu musore yabwiye igihe ko iyi filime izagaragaramo ubuzima bw'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, abahamijwe ibyaha bya jenoside, ndetse n'urubyiruko rw'iki gihe. Ibyo byose bizagaragaramo muri iyi filime Beyond the Genocide. Niba uri umukunzi w'amateka, uri umukunzi w'u Rwanda, iyi filime Beyond the Genocide ukwiye kuba wayireba. Ikindi kandi nuko Zion Matovu Mukasa yabwiye itangazamakuru yuko izo ngeri zose zavuzwe, abo bose bazagaragaza ibihe by'ingenzi by'amateka y'u Rwanda mbere na nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, bityo bikaza gutanga ishusho y'icyizere yerekana impinduka zabaye mu gihugu. Uyu musore yagize ati, aba ni abantu babayeho mu bihe by'umwijima mu mateka y'u Rwanda. Rero inkuru zabo niryo shingiro ry'uyu mushinga, niryo shingiro ry'iyi filime, tugaruka ku ntambwe u Rwanda rwateye, hakagaragazwa aho rwavuye ndetse n'uko rukomeje kwiyubaka
n'iterambere ry'urubyiruko rw'uyu munsi. Ngicyo igitekerezo cy'iyi filime Beyond the Genocide. Nuko Zion Sulaiman Matovu Mukasa yabisobanuye mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru. Yakomeje agira ati mu by'ukuri ni ibyerekeranye n'uburyo igihugu cyari kimaze gucikamo ibice cyahisemo inzira imwe, ariyo y'ubumwe n'ubwiyunge no komora ibikomere n'inkovu zatewe na jenoside. Uyu musore kandi aragira ati iyi filime yibutsa cyane byimazeyo ibyabaye mu Rwanda, ikagaragaza n'inshingano ikiremwa muntu cyose gifite mu gukumira ayo mahano kugira ngo atazongera kubaho ukundi. Ngiyo speech ya Zion Sulaiman Matovu Mukasa aho yaganiraga n'abanyamakuru bo ku Gihe, ababwira igitekerezo cy'uyu mushinga aho cyaturutse, ndetse kandi bizagaragara muri filime nziza cyane utagomba gucikwa, Beyond the Genocide. Iyi filime mbarankuru rero yerekana imbaraga z'ubumwe n'ubwiyunge nuko inkovu zishobora gukira mu gihe abantu basenyeye umugozi umwe mu gusigasira amahoro. Beyond the Genocide, don't miss. The world has gone quiet. Our borders have closed. The skies are empty, but our hearts still beat loudly for connecting the world to our culture, our history, and our natural beauty. We stand for unity, for being together. That's why we know this difficult time will pass.